Nanone kandi nundi munsi andi mahirwe banyarwandakazi nanone ngarutse kubereka inzu nziza iri hano mu Birembo aho bita muri Tura Neza. Ni quartier nziza, inzu nayo ni nziza, ni VIP. By'akarusho ni inzu nshyashya. Ubu tuvugana nibwo tukimara kuyitera amarangi. Imirimo yose yo kuyitunganya irarangiye. Ni inzu turi kugurisha miliyoni 90. Miliyoni 90 niyo ya nyuma ashoboka. Wowe hita ufata iyo nimero yanjye iri muri screen uze twigurire iyi nzu. Ni inzu iri ku muhanda, nako ni inzu iri muri site yitwa Tura Neza. Mbere yuko dukomeza reka nkubwire ko 2K13 Business Limited aba n'abanyamwuga mu by'ubwubatsi, kubera ko batanga serivisi z'ibyangombwa byo kubaka, bagatanga serivisi zo gusana, kuvugurura no kongeresha icyangombwa, batanga kandi serivisi zo gupima ubutaka, bakora ibijyanye no kumenyekanisha imisoro ya Rwanda Revenue Authority, bakora kandi ibishushanyo by'inyubako zitandukanye, banakora igenagaciro ry'imitungo, bakanubakisha amazu ndetse bakanavugurura amazu, batanga serivisi zo gukata ibibanza, batanga serivisi za banki ndetse n'ubujyanama ku mishinga yo kubaka, banatanga serivisi zose z'irembo. Aba banyamwuga 2K13 Business Limited wabahamagara kuri iyo nimero ureba kuri screen yawe, cyangwa ukabandikira kuri email kaconstruction18@gmail.com. 2K13 Business Limited, ubunyamwuga mu bwubatsi. Kuri wowe ushobora kwibonera miliyoni 90. Ngiye rero inzu yawe tumaze kuyikubakira. Ni inzu nshyashya, no kuvuga ngo nta bwandu na bukeya ifite, kubera ko nta muntu n'umwe urayituramo. Nkuko uri kubibona, nibwo tumaze kuyikora amasuku ya nyuma, ndetse haraho tugitera amarangi. Reka tugerageze kuyinjiramo twereke ibyiza byayo. Duhereye hano ni muri salo. Ahangaha niho muri salo. Aha urabona ko tumaze guterekaho cya gikuta dushiramo televiziyo. Ni gypsum plafond muri salo, ndetse no muri ecrodor. Hanyuma inzu yose hasi na amarangi. Ibyumba urabibona turimo kubitera amarangi ya nyuma, turimo gukora amasuku ya nyuma kugira ngo tuyikorope uyizemo isa neza cyane. Ni inzu ifite ibyumba 4 na salo, saramanje, dushe 3 na toilette 3. Ariko noneho ni inzu ifite ibyumba byiza binini byagutse, ibyumba biteye neza. Akarusho dufite igikoni cyiza cyane. Ngira ngo uracyitegereza, turimo kurangiza imirimo yo kucyinstara. Utaguze iyi nzu kuri miliyoni 90 waba uhombye cyane, mu gihe waba uyafite ukajya mu bindi byinshi byo kujarajara. Miliyoni 90 niyo mafaranga ya nyuma ashoboka kuri iyi nzu. Mbisubiremo, kuri miliyoni 90 nta biganiro birimo. Nimba rero ufite miliyoni 90 ukaba wumva wagura iyi nzu, nyandikira kuri iyo nimero iri kuri screen, nyandikira kuri WhatsApp cyangwa se umpamagare, tugere kuri iyi nzu tuyigutambagize, uyisure, uyirebe neza. Ni inzu nziza ikwiriye umuryango wiyubashye. Ni inzu iri muri site ya Tura Neza. Ahangaha ni mu Birembo, uva muri kaburimbo uhita winjira muri quartier. Ni inzu ifite parikingi, ishobora guparikamo imodoka 3 ziparitse neza, ndetse reka tugerageze kuyikwereka. Parikingi ni iyi ngiyi, ni parikingi yagutse imeze neza cyane. Ni inzu kandi by'akarusho ifite kaka ntuko hejuru kabakire, menya
bita bariko ko kwakiriraho abashyitsi cyangwa se ko gufatiraho akayaga. reka mpakugeze urebe, ni ahantu wakwicara aho waba ufite view yose ya Kigali. Ni ahantu heza cyane. Inzu nkubwira ni inzu ifite igisenge cy'umukara. iyo wicaye hano muri iyi balcony ni uku nguku uba ureba hirya no hino. Iyi nzu yacu, iki gipangu cyiza kirimo kadasiteri nziza ikoze inoze, icyangombwa kirahari kirihariye ku buryo ukimara kugura uhita ukorerwa metasiyo.